mana wankwiye mu butinganyi, narasambanye, naratinganye ntinga n'abagabo barije ibitsina, naryamanye n'abagabo uko bwose, naryamanye n'abafaransa, naryamanye n'ababirigi, naryamanye n'abaethiopia, naryamanye n'abanyamerika, naryamanye n'abagabo bose bo mu Burayi, naryamanye n'abagabo bose bo mu Bufaransa mana, ariko ibyo byose bitoko mu izina rya Yesu. Iyo mana dusengera komeye, Imana itabura guseruka, Imana yumva amasengesho, iyo mana dusengera komeye, iyo mana dusengera komeye, Imana itabura guseruka. Mana rwose ari ibintu byiza cyane mana we, uri igitangaza mana koko mudukunda, Imana igitangaza mana, uri igitangaza mana, abazimu bashubu tuvugana, abazimu batoke mu izina rya Yesu abantu. Yes, reka nongere mbasuze kandi bahereze ikaze, mbashimire aho muherereye hose, by'umwihariko bakoze subscribe batarayikora ngure ngo uyikore kugira ngo ujye ubana natwe. Turabashimira byimazeyo kubw'umubare tugenda twigwizaho w'abantu badukurikira, bisone kubukuna ibyo turimo turakora umunsi ku munsi. Kudesha pa kuri mwe mwese, nagira ngo nkuko muri kwibona rero turi kumwe n'umusore wacu hano imbere, rero tugiye kuba tuganira kugira ngo tumenye byinshi bigiye birushijeho. By'umwihariko ndabifuriza umwaka mushya muhire, no kuza kuryoherwa n'ibihe bya Noheli, ubundi dusoza umwaka neza, tubifurize kuriya ntubarye bantu bacu. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mbere ya byose reka mbanze mbifurize amahoro n'umugisha mu izina rya Yesu. Muraho neza abadukurikiye hirya no hino mu bihugu byo hanze, ndetse mu Rwanda, mu Burayi, ndetse mu Bubiligi, ndetse no mu Bufaransa, ndetse muri Tanzania, ndetse no muri Congo, ndetse no muri Zimbabwe, no muri Amerika, ndetse no mu Burundi, ndetse no muri Tanzania. Turabasuhuza cyane. Ni Pastor Kawusi ko mubizi. Iyo mana dusengera komeye, Imana itabura guseruka, Imana yumva amasengesho, iyo mana dusengera komeye, iyo mana dusengera komeye, Imana itabura guseruka, Imana yumva amasengesho, iyo mana dusengera komeye, iyo mana dusengera komeye, Imana itabura guseruka, Imana yumva amasengesho, iyo mana dusengera komeye. Oh, iby'Imana ikora biradutangaza, ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu Burundi iyo mana irakomeye, mu Rwanda iyo mana irakomeye, mu Bufaransa iyo mana irakomeye, iyo mana dusengera irakomeye. Murakoze cyane. Nuko nibwira abantu ni Pastor Kawusi ko mubizi. Ego. Ndabona uzindukanye murare yiganimo gushima Imana, mu gihe byashize wasangaga murare hari, ariko noneho ari kubera impamvu runaka z'ibintu ushobora kuba wafashe bigiye bitandukanye, ngira ngo harimo itandukaniro. Murakoze cyane. Itandukaniro ririmo abanzi benshi bazi ko nari umutinganyi, nari umusambanyi ku rwego rwo hejuru. Abantu benshi banzi nk'umunyarugomo muri ya myaka yashize ntarakizwa, ariko ikintu ngiye mbanza gushimira Imana ubutuvugana nuko nakiriye agakiza na Mwami Yesu. Nubwo urugendo ndimo rutanyoroheye, mpura n'abakinege, mpura n'abagambanyi, mpura n'abamvumira ku gahera, nkahura n'abanzi benshi cyane mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Najya gusenga nkahurirayo n'abagizi ba nabi b'abatinganyi, nkahurirayo n'abajura, nkahurira n'abandi babananiranye Imana b'abapagani, ariko njyewe ndashimira Imana mu ijuru. Reka manzi nsenge muri aka kanya, nanafukama cyane, nanabifuriza n'umugisha. Data twese mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Uri igitangaza ko kuri Imana y'ukuri, sinamwe ko mbigushima Mana. Uri igitangaza ko kunyaguhora ku ngoma, niwe wampaye ubugingo busha, niwe wambohoye rwose Mana. Abantu bafunzwe baha umugisha, abantu barwaye Imana ubaha umugisha.
izi mbaraga zose zindimo zigabaniriza ku bantu badafite imbaraga. Mana wankuye mu butinganyi, narasambanye, naratinganye ntinga n'abagabo bari kujibisina, naryamanye n'abagabo uko bwose, naryamanye n'abafaransa, naryamanye n'ababirigi, naryamanye n'aba-Ethiopia, naryamanye n'abanyamerika, naryamanye n'abagabo bose bo mu Burayi, naryamanye n'abagabo bose bo mu Bufaransa. Mana akibye byose bitoko mu izina rya Yesu. Ndagusenga wenda nagushima cyane, nanishimira isabukuru, nanifuriza abadukurikiye muri aka kanya, mbifuriza umwaka musha muhire, mbifuriza Noheli na Bonne Pasika akana karavutse. Nubwo hari benshi Mana bari kurya gafi, bari kurya inkoko, bari kurya ihene, bari kurya inka, rwose bibyara umutuzo mwiza Mana. Bagiye bagusenga Mana, bahore bagusenga Mana, kuri igikomangoma, kuri igitangaza Mana. Rya jambo ryuvuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mwisi, Mana cyo cyatubitanga nawe ikinege. Mana isi n'ijuru, nifurije umugisha abarwayi nabo bakire, nifuza ko wampera umugisha ababyeyi, nifuza ko wampera umugisha abantu bose badukurikiye muri aka kanya. Uri Imana y'ukuri, uri igitangaza, mbigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ego. Urakoze cyane. Kayusi banza ko warahindutse. Oya. Sengesho. Oya, reba no kuntu nambaye. Je mfite akanyamuneza kuko ndangije umwaka mushya ameze neza. Ndangije umwaka mushya ameze neza. Hari abantu banze kumpamagara, banze kuntumira mu birori byabo, bari gucelebra umunsi mukuru, barimo no gucelebra ko barangije umwaka. Ako by'umwihariko ngewe ntanakubeshye, ngewe niriwe mu rugo, naraye mu rugo, nta hantu namwe nigeze njya. Ntabwo ugiye gusenga? Gusenga byo ntibyabura, kuko nsenga mu buzima bwa buri munsi, ariko ari uburyo bwo kwiha amahoro ku giti cy'umuntu. Kuko nabano badushishikariza kujya gusenga, nubwo badushishikariza ngo tujye gusenga, nabo usanga ari abagambanyi. Tugute hari abantu babesha Imana ngo barayisenga, batayisenga. Hari abantu bateka imitwe ngo barasenga Imana, ukumva aravuga ati ngo mu izina rya Yesu, ukumva aravuga ngo Yesu ashimwe. Jewe ndakubwiza ukuri, ndi cya giti, ndi ryabuye ryanzwe n'abubatsi, ari naryo ryakomeje imfuruka. Bishatse kuvuga ngo rero jewe ndi mutarambirwa. Ubu ninge bazanyite mutarambirwa Pastor Kayusi, mutarambirwa. Uri kumva iryo zina mutarambirwa Pastor Kayusi? Kuko impamvu nge nakwita mutarambirwa nuko nkitangira mu rugendo rw'agakiza, nkitangira kwakira umwami n'agakiza, nkitangira kwakira Imana, nkavuga ati ubu ntagiye gusenga. Ni benshi banciye intege. Ariko se abantu badukiye muri aka kanya, ese mwari agasombe, ese mwari amata, ese mwanyoye agacyayi, breakfast, bon appétit abari kutureba. Ndabizi ko hari abanyishimiye muri aka kanya, bari kumva ubutumwa bwiza, bari kumva ubuhamya bwiza ndi kugenda baha muri aka kanya. Ariko Imana ikomeze yabe hafi, bahera umugisha. Urakoze kwifuriza abantu ibyiza byinshi nawe bikugirirweho, ariko reka twiganire nkabaza utuntu tugiye dutandukanye mu buzima busanzwe. Turi mu mpera z'umwaka, ejo hari Noheli, umunsi ni Boxing Day. Mu minsi mike tuba dusoje umwaka twinjiye mu wundi. Uyu mwaka n'umwaka wakubereye gute ku giti cyawe? Murakoze cyane. Uyu mwaka jewe nibwo nafashe umwanzuro wo gukizwa, kuko naravuze uti Mana sinkeneye ko iminsi mikuru yo kwakira kana Yesu kaba kavutse ku munsi wa Noheli, ntago nkeneye ko umwami Yesu yaza gisanga nkiri mu butinganyi. Turi kumvikana? Rero nafashe umwanzuro wo gukizwa mbifashijwemo n'abakristo bari nka batanu, batari munsi ya batanu, ariko abo ntago banyereye imbuto nziza, nabwo ko bagiye bantererana. Bishatse kuvuga ngo rero jewe uyu mwaka wambereye uw'amata n'ubuki. Uti kubera iki? Nasenze Imana ni anyumva imvana mu butinganyi. Nari nkenye ku rwego rwo hejuru, ariko ubu tuvugana isigaye njyama nkasenga Imana, kabone niyo narara hasi ku musambi, cyo nkarara ku ikarito, mba numva ubuzima ndimwo bunyuzuye, mba numva nuzuye ishimwe mutima wanjye. Urebye uyu mwaka niwo mwaka uzambera icyitegererezo n'abadukurikiye bose banze gukizwa. Ibaze nawe kuba udukurikiye muri aka kanya, kuba uyu mwaka wararangiye nge narakijijwe, narakira kisa mwami Yesu. Ibaze ko nawe umwaka ugiye gutangira, undi urashize, ukiri mu bucakara bw'ubuzima bubi, ukiri umutinganyi, ukiri umujura, ukiri umusambanyi, ukiri umutekamitwe, ukiri umupasiteri w'umutekamitwe, ukiri umuntu umwesikoro. Ubwo urumva undi mwaka wo uzawumara, kubera ko Imana iravuga ngo mukunde bagenzi banyu nkuko nanjye nabakunze. Bishatse kuvuga ngo rero urukundo Imana yadukunze
niko gwatumye itanga wa mwana w'ikinege. Muri mwebwe ninde watanga umwana wiwe ngo bamutange ngo bamukure kwisi? Abantu badukurikiye ninde muntu watanga umwana? Ntawe byahese. Ariko ngiyewe icyo nishimiye muri uyu mwaka nakiraga kiza n'umwami Yesu, ndashimira Imana kuba Imana yarandinze abagambanyi, yarandinze abajura, ikandinda abasambanyi, ikandinda abatinganyi. Ndabwira mwebwe mwabatinganyi mwe mwanze gukizwa, ariko kugeza ubu ngubu Imana yabantumyeho. Imana yabantumyeho irambye ati nimudakizwa ngo mufate umwanzuro wo gukizwa, umwanzuro wo kubaturwa, umwanzuro wo gukorera Imana, umwanzuro wo kuririmbira Imana. Vuba hangaha muzahura n'ibibazo bitandukanye. Hari abazafungwa, hari abazapfa nabi, hari abazarwara indwara z'ibyorezo, hari n'abazakena. Ibyo byose mu bitega amatwi mu biha agaciro, ya mu byumve. Ikindi ya mufata umwanzuro mwikoresha inama. Ibyo mwari murimwo bidahisha Imana icyubahiro cyangwa bidahisha igihugu cy'cyubahiro, nabagira inama yo gufata undi mwanzuro mugatangira undi mwaka musha mumeze neza, mwakijijwe nkanko nanye nakijijwe. Ya uvuge ati Yesu ashimwe. Bavuge ati Yesu ashimwe. Ari basubiza Yesu ashimwe ahimbazwe. Nanjye hari igihe byibagirwa kuko abantu benshi bajya banampinga ati ntago Kayusi umutinganyi ngo we warayogoje ibihugu byose, ngo we warayogoje isi, ngo ntago ngo yadusengera ijambo ry'Imana ngo turyumve gute se? Ninjye watoranijwe, ninjye Imana yarabantumyeho. Imana yaremeye nyura mu bigeragezo kugira ngo nzababere icyitegererezo. Kuki njyewe nahindutse? Ninde wundi muntu wavuye mu butinganyi? Vuba hangaha Imana yansezeranije ko nzarongora umuzungukazi w'umukobwa mwiza cyane. Hazakubona na Rudinde? Oya, ntabwo namera nkawe kuko buri wese afite icyo Imana yamuteguriye, sibyo? Nawe ngo ni umuzungukazi natabura ntabwo rizarema. Oya, ibyifuzo yatandukanye kuko burya abazungu impamvu akeshi na keshi tubakunda tukanabifuza nubwo kwifuza ari icyaha, ariko abazungu bagira urukundo, nta shari bagira. Ya urebye ninde se wabikubeshya? Nta shari bagira. Ninde nyina wabikubeshya? Ntago babimbeshe, nta shari bagira. Reka tubyura nta wabimenye. Kukubaza mu by'ukuri nubwo bwo kuva mu butinganyi by'umwihariko muri mwaka turimo turasoza, akari umwaka wakubereye umwaka mwiza. Urabikesha iki? Ya urabigezeho uyu mwaka ngiye navuga ko ari uwo mwaka nakiremwa agakiza n'umwami Yesu. Ntago ngiye narinze Imana, sinemera ko Imana ibaho, nta nubwo nigeze nemera ko ijuru ribaho, nta nubwo nigeze nemera ko amasengesho abaho, nta nubwo nigeze nemera ko abakristo babaho. Nabayeho ndi kivume gutyo imyaka yose nari nkiri mu butinganyi nkorera Satani, ariko byose nabikesha Imana. Ese uyu ndirimbo yawe ntago ukiririmba ya Satani? Iririmbaho twumve. Ntago ndo umuntu ntago nzi kuririmba rwose. Ya ngiranye kuririmbireho nta kibazo. Yitwibutse. Nibibutse. Ako ntago ndi bukomeza amagambo ya ahera kuko igihe uvuga ndi kuririmbira Imana. Satani kanyako mumbabarire, ntago nkeneye ko abanyamakuru banesha umurongo, nta nubwo nkeneye ko mungambanira kwa Yuda nawe. Irandimo wayanditse ryari wayambitse iki cyatumye ndirimbira ndirimbo bwari uburyo bw'uko nyine nakoreraga Satani, ariko Satani gahora nteze ibihombo mu buzima bwa buri munsi. Nari mbabaye Satani niwe njanye mu butinganyi, niwe njanye mu biyobyabwenge, kokayine ndetse na mugo, amasigara ndetse na bya bindi twita ngo ni kanyanga, na za surduwiri nzamukubita umwice, na za nzoga z'amarikeri za turbo ndetse n'amabyeri. Urebye ibyo bintu byose nibyo byatumye ntongana na Satani. Ariko nubwo natonganye na Satani, imbaraga za Satani zakomeje kunganza, zikomeza kunyiharira, zikomeza kunjyana mu ibindi mitankomeza aho mbaho n'umutinganyi. Iyo ndimbo naririmbye ari guhangana na Satani. Ako gihe nubwo nari nkiri mu bibazo, nubwo nari nkiri mu buzima bwa Satani, nubwo nakoreraga Satani, ako nemeraga Imana. Nemeraga Imana mu by'inzozi, ntago nemeraga ko Imana iba ariko nabyemeraga mu by'inzozi. Ariko iyo Mana bahora bavuga ko mbona benshi bahindurira ubuzima, habona nanjye ndikibindi kitagira gata mu buzima bwa buri munsi. None se Imana nubwo wenda atari yonjanye mu butinganyi, wenda nibigeragezo nanyuzemo, nta kundi kuntu yabikora ngo impindurire ubuzima byibuze nanjye ngende gutanga ubuhamya hanze, mvuge uko Imana yangiriye neza ikankura mu butinganyi. Ariko reka nkubaza, burya iyo umuntu ari mu buzima nka buriya, ngira ngo nubwo aba yishimye ariko ntawe uragura n'ibintu bindi bibi bigerageza.
sinzi niba ariko nabyita nyine urabizi mudu y'umunyabyaha iyo uri mu bihe nka biri y'uburyo bumeze n'iki kintu wumva kibi cyakubayeho kiri mu byaha uvuga ati mu byo narokotse nubwo navuye muri ibi nkajya muri ibi ariko by'umwihariko nahuye n'iki kubera ko nari ndi mu byaha ukumva byagutera gushima Imana by'umwihariko ukavuga ati Mana warakoze kunkura muri ibi bintu. Murakoze cyane, ndi bushimira Imana ku bintu bitatu ntazigera nibagirwa. Imana hari ikintu yankoreye mu buzima bwanjye, iransura ndyamye ndi mu nzozi cyane ko ntajya nibuka uwankoreye ihohoterwa ndi umwana nkiri mu butinganyi, akansiga imiti y'ubutinganyi nkakurira mu buzima. Ikindi cya kabiri ni uko mu butinganyi bwanjye hari abantu nagiye nshuka bakajya mu butinganyi kubuvamo bikagorana, bakangwa n'ababyeyi, bakangwa n'igihugu, bakangwa n'imiryango, bakangwa n'abavandimwe, bakangwa n'inshuti. Ibyo byose ni ibintu nicuza nkasabira imbabazi kandi ni ibintu nanjye ubwanjye nshimira Imana ko byarenganye byatambutse. Ikindi cya kabiri ni uko ntafunzwe muri uyu mwaka. Muri uyu mwaka ngiye nkimara gufata umwanzuro wo gukizwa ntago nigeze mfungwa ngo banyatureho ibyaha ngo mpure n'abagambanyi. Ibi byose ndabishimiye Imana kuba bitarakomeje kubaho kuko nabona agiye nshishikariza kujya mu butinganyi kugeza igisana bo bari gukizwa, bari kugenda bajya mu murongo w'Imana wagakiza. Urebye ni ibyo bintu ngiye nshimira Imana. Ntago umushikira kubaje neza. Wenda hari ibyo mu kintu urugero ushaka kunywa inzoga ugasinda. Yego. Wamara gusinda wenda ukaba wakora impanuka itewe n'ubusinzi. Ushaka kunywa inzoga ikakugwa nabi gatuma ukora ibyaha bakagufunga. Nyine mu buzima wari urimo ikintu gishobora kuba cyarakubayeho biturutse ku buzima urimo gikomeretse umutima wawe, nyine gishobora kuba intandaro uvuga ngo reka ibi bintu mbivemo. Ni ibihe bibi wagize kiri mu byaha? Igihe cya mbere ni cyuko nari nkisigaye ninera ku muhanda, nari nkisigaye ninyarira, najyaga kwihagarika mu bwiro nkababara nkituma amaraso. Icyo kintu Imana yakinkuyeho inkiza umubiri wanjye ku buryo umubiri wanjye wongeye gutera rundi bushya. Ikindi cya kabiri ngiye nicuza nuko nagiye nkurashinga abantu batabyumva neza ni kwa gukunda abagabo bakagufunga nkiri mu buzima bw'ubutinganyi. Urebye ibyo bintu rero ndabishimira Imana kuba bitarabayeho ukundi ngo bikomeze mu buzima busanzwe cyangwa ubuzima bwanjye bwangirike, ariko icyo mbwiye cyo nacyumvise. Urebye ni byinshi natewe n'ubutinganyi kuko nari umusinzi wo ku rwego rwo hejuru. Nari umusinzi wo ku rwego rwo hejuru. Ntagiye usinda bagukubite. Ntagiye wasinze gukubitwa kubera ubusinzi. Sino gukubitwa gusa, ntabwo ari no gukubitwa gusa kuko urabona yuko hano kugirisha hari inkovu y'umukara bazayirebe neza. Aha mafite inkovu na hano mafite ahangaha mafite inkovu uzazumye neza barebe ahangaha. Bahabonye neza? Nahabonye. Nyuma yo gutwi. Yego. Iri nibuye banteye ntashe ku mugabo bari bampuje nawe w'umutinganyi, bambira yuko ngo ntaryamanye nawe ngo bamukuro kirisa amafaranga nkamuteza ibisamo ngo kayamurya. Icyo gihe bendaga kunyica, navuye amaraso menshi cyane. Kuba ntarapfuye rero ngo ibuye rigire ku musaya w'ubwonko cyangwa ngo bigere mu bwonko mu mutwe ni ibintu nshimira Imana. Urebye ndaho ndatuje. Ibyo byose ni ingaruka gihura nazo. Nta gihe wenda wagiye nk'ahantu wigeze nk'umukobwa cyangwa nk'umusore agutarazi ngo uri umukobwa kandi uri umugabo? Niba n'abagabo benshi bagiye bantereta kubera ko ngiye nambaraga amasuruje pe, nambaraga amakareso kandi amakareso yambara abagore, nambaraga amasutiye, nambaraga na pampa, nambaraga na za nkweto bitanu nushingiyeho, nari narapfumiye amatwi n'amaherena. Urebye nambaraga imisatsi y'abagore. Abasore baranteretaga bavuga ati dure karaga kuba keza ngo wampaye nimero nkayibahereza bagaca mu gitondo twabura bagasanga ikigabo. Kurumva rero ni ibihe bibi nanyuzemo bikomeye cyane. Yego, ni ibihe bikomeye nanyuzemo cyane. Turaza no kugira inama abakisigaye mu byaha, turaza no gusengera abantu bagisigaye mu byaha n'abarwaye, tunabifuriza n'umugisha, tunabifuriza n'isabukuru nziza n'umwaka mushya muhire. Yego. Isabukuru nziza y'iki? Isabukuru nziza y'umwaka mushya na Noheli na Pasika. Waruzi ngo hari mvuze? Isabukuru wabwiraga. Isabukuru mvuga isabukuru ivugwa mu bintu byinshi. Hari kugira isabukuru y'amavuko, hari isabukuru y'ubukwe, hari kugira isabukuru
ryo kwizirwa iminsi mikuru n'ibintu byinshi. Yego. Ugira gutya wumva biraje, ufashe umwanzuro uzati noneho reka mbireke nakira agakiza. Ni icyemezo cyaturutse ku cyaje gute kugira ngo wisange wafashe umwanzuro uvuga ngo reka njye mu rusengero nsenge? Urebye ni ibintu bikomeye cyane kuvyumvisha yuko wahoze ari umutinganyi ruharwa, ndetse ukuri abatinganyi bose bo ku isi yarajyamenye n'abagabo 80, imyaka 20 nari maze mu butinganyi. Urebye rero kugira ngo ufate umwanzuro wo kujya mu rusengero njye gusenga cyangwa indirimbo z'Imana, nkuko abeshi bamaze kumenya indirimbo zanjye z'Imana ari kujya ndirimba, nabifashijwe umuntu w'Uwiteka. Nabifashije umuntu w'Uwiteka, ariko byansabye imbaraga zikomeye cyane ko niyo minsi ngishaka gukizwa nigeze ngoheka. Nagiye ku mavi, amavi yanjye arakoboka acika amaraso. Nagiye ku mavi, amavi yanjye arakoboka, amavi yanjye n'ubu ngubu ari inkovu ntagarakira, ariko izo mbaraga kugira ngo nzibone zo gukizwa njye mu rusengero nsenge no kuba nakirakizwa no kuba ubu tuvugana mvuga Imana, ni ibintu byansabye imbaraga zikomeye cyane ku buryo buri muntu wese byamugora kwiyumvisha, ku buryo na n'isaha harimo abantu bagishidikanya bavuga ati uriya Kayusi ngo ari kutubesha ntago yakijijwe, bari kutubesha. Nese muragira ngo nzabaga umutima wanjye mubibone ko sibyo, muragira ngo bizagende bite? Sigaye mfata na Bibiliya abantu bakambwira bansebya ngo sinzi kugisoma, kandi Bibiliya irigishwa, niyo ntaba mbizi mwanyigisha. Mwagakwiye kunera inkunga mwebwe imwe muturema mutanze amaso, ariko Kayusi reka nshake nimero ye mwigishe no gusoma ijambo ry'Imana. Ntabyo uzi se? Ntabyo uzi? Oya, gusoma ndabizi, kandi n'ijambo ry'Imana nzi icyo rivuze. Ndi kuvuga abantu bagerageza kunca intege n'ibigeragezo nahuye nabyo, ndi kugerageza kwakira agakiza n'Umwami Yesu, ku buryo nisanga mu rusengero, ku buryo nisanga ni kuririmbira Imana, ni kubyinira Imana. Yego. Itandukaniro ry'uyu munsi ubuzima urimo n'ubuzima urimo mu minsi yashize utarakira agakiza ni irihe? Itandukaniro ririmo nuko kuva nakamara gufata umwanzuro wo gukizwa nkakira agakiza n'Umwami Yesu, ubu tuvugana sigaye impura n'abagira neza gusa, kuko mbere nahuraga n'abagizi ba nabi nkiri mu buzima bw'ubutinganyi. Murabona ko nambaye agashati, murabona ko nambaye n'agapantaro, hambara n'agakweto keza, murabona yuko nambaye n'agakaruvati keza kakandi k'abametisi kakandi k'abazungu, murakabona. Bivuga ngo ibyiza rero ndi mu uyu mwaka biteye ubwoba biranarenze. Nkwiye gushimira Imana, nkwiye gushimira Imana. Najyaga mburara nkiri mu buzima bw'ubutinganyi, abandi batinganyi bankoreye ihohoterwa ryo kunsambanyisha n'abandi bagabo ntibanyishure, bakanyisisha amakontara ntibananyishure. Ariko ubu tuvugana ndashimira Imana kuko ubuzima ndimo ubu tuvugana ni bwiza, nubwo atari bwiza nyina kwijana ndimo kugenda mpura n'ibigeragezo. Yego, kuba mu mujyi wa Kigali birahenda, bisaba kwishura inzu, yewe no kwambara imyenda birahenda ku muntu w'umugabo, ariko ndi kugenda mpura n'abagenzi b'ingenzi banyambika mu buzima busanzwe. Sinasonza, sinamarafa kwishura inzu. Urebye gihe ubwanjye sigaye numva Imana turi kumwe ubundi mu ijuru. Niyo mpamvu nkubwira uti itandukaniro riri mu buzima bwa kera nkiri umutinga n'ubuzima buri ubu ngubu nakira agakiza. Urebye ubu nagize igikundiro kidasanzwe, abantu bose barankunze, barimo no kugerageza kunsapotinga mu bikorwa byinshi binakomeye cyane, barimo no kugerageza kumfasha no kumutiva mu byifuzo byanjye. Bishatse kuvuga ngo rero igihe ndimo ni cyiza, ni good, igihe ndimo ni good, ni cyiza. Abantu benshi babyumve, n'abakiri mu buyobe, n'abakiri mu byaha by'urukozasoni, n'abakiri mu byaha by'ubutinganyi cyangwa by'ubujura, n'abakiri mu byaha by'ubutekamitwe, n'abakiri mu byaha byo kwiyorobeka n'urugomo, n'abanywi by'ubiyobyabwenge, mwitegure namwe mukizwe, mufata umwanzuro nkuko nafashe, kuko nyenda ndashaka kuzababera urugero, kuko nta muntu n'umwe yigeze undusha kujya mu byaha. Yego, abadukurikiye babyumve. Tugana ku musozo, turi mu mpera z'umwaka nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho. Umwaka wakubereye mwiza, umwaka wakijijwemo, wahinduye ubuzima niko nabyita, wahinduriwe izina muri make. Wari shitani, nari Satani Kayusi, ariko ubu nsigaye ndi Pasiteri Kayusi. Pasiteri ho wera tuzabimenya, nzabyemera ikindi gihe. Sindabatizwa ariko umutindi arotarya. Reka ibyo bintu mbirote, ari gihe inzozi zanjye zizabimpamo. Okay. Burumvikana rero ibyo nakubwiraga ko turi kugana ku musozo, reka tugere gutya udusoreze usa n'ugira abantu inama ukurikije ubuzima buvuyemo n'ubwo murakoze cyane. Reka mbagira inama tunagana ku musozo n'abasengera.
Njyewe inama nabagira ya mbere ni yuko mwakwikoresha inama ibintu murimwo mugahindura ubuzima, kuko ntabwo ubuzima bwiza bushakirwa mu bibi, ntabwo ubuzima bwiza bushakirwa mu guhemuka, ntabwo ubuzima bwiza bushakirwa mu kwicuruza, ntabwo ubuzima bwiza bushakirwa mu guteka imitwe cyangwa mu kwesikoloka, cyangwa ubuzima bwiza ngo bushakirwe mu bintu bibi. Ubuzima bwiza bushakirwa mu Mana. Reka mbagira inama abantu bose bakiri mu byaha bya Satani. Maze igihe mbanurira mbabwira yuko umuntu wese uri mu byaha nta mahoro ashobora kugira. Maze igihe mbabwira yuko muzaharunwa ku rwego rwo hejuru, nimubona cyo ngiye mu ijuru ntimuzagira ikibazo, muzamenye ko njye natabawe nemeye gukizwa, ujye Imana ifasha uwifashije. Nubwo ndi kugira mpuna n'ibigeragezo byinshi, ariko njye mbagira inama mwikosore hakiri kare, mufate n'icyemezo. Reka manze masengere. Mana y'isi n'ijuru, tabara zino mbohe, utabare bano bantu barwaye, utabare bano bantu bafite imihangayiko, utabare bano bantu bicuza ubuzima barimo, utabare bano bantu bari kwifuza ibidashoboka, ariko Mana byose biterwa nawe. Uri Imana y'igitangazo, uri Imana y'ukuri. Ndagusenze Mana igitangaza, Mana uri nyakubahwa, kuri igitangazo uri gikomangoma Mana. Iyo ndi kugusenga Mana mba numva rwose umutima wanjye wuzuye ishimwe, ubu ndi mu mwuka muvuge ati Yesu ashimwe, haleluya. Mana y'isi n'ijuru, abantu bose baduhanze amaso mu Burayi, hanze mu bihugu bya hanze, muri Afrika, hano mu Rwanda iwacu, muteraho kashi muvuge ati Mana Yesu ashimwe, warakoze kundokora ubuzima, ndangije umwaka musha, mbifuriza umwaka musha wa Noheli, bonane Pasika. Mwibuke ko Imana yatanze umwana wayo kugira ngo twese turamuke, ariko Mana ugitangaza, Mana ugitangaza, Mana y'isi n'ijuru, ntabwo nabona uko ngushima Mana ko kuri gitangaza, Mana ugitangaza, Mana ugitangaza. Ndagusabira umugisha wewe nkurikiye muri aka kanya, ndagusabira umugisha. Warabuze urubyaro rubone, warabuze umugabo, warabuze umugore, byose ubibone, warabuze iterambere byose ubibone Mana, warabuze urushaka ubibone, warabuze ubuzima bwiza ububone, warabaswe n'indwara ukire, ufunzwe wihana ibyaha ubundi ufungurwe, Imana iguha umugisha. Uri Imana y'igitangaza Mana, ndabivuga rwose Mana, mbabaye ndabivuga rwose n'uzuye ishimwe Mana. Oh Mana y'isi n'ijuru we, mba numva Mana rwose ari ibintu byiza cyane Mana we, uri igitangaza Mana, kuko mudukunda Imana igitangaza Mana, igitangaza Mana. Abazimu bashibu tuvugana, abazimu batoke mu izina rya Yesu, abantu bose bayihambiriye ku mwana w'Imana bose bashe mu izina rya Yesu. Uri Imana kuko y'ukuri, uri Imana igitangaza, bose basabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane.